Bwari ubwami bugari cyane ku buryo intare imwe yabwo yanganaga n'ibindi bihugu bimwe na bimwe by'icyo gihe. Umwami Temba uyoboye ubwo bwami yari yararwaniye akiri umusore afatanyije na se waje no kugwa ku rugamba rwa nyuma. Byose byatangiye bafite igihugu gito, bagenda barwana bigarurira ibindi, bagura igihugu cyabo bakigira kinini. Ku rugamba rwa nyuma se wa Temba bamuteye icumu mu rubavu ntiyahita apfa, bamushyira ku ruhande abandi basirikare bakomeza kurwana. Bagerageje kumuvura biranga, akomeza kuremba cyane. Uko bamuvuraga niko Temba yicaga abandi bantu benshi ku rugamba. Ku bw'amahirwe y'abarwanaga, urugamba bararutsinze, abanzi babo basubira inyuma bagenda babica baturutse inyuma bajya kubamaraho burundu. Aho hantu naho hari habaye mu bwami bwabo. Temba ntiyari yakamenye ko se yakundaga cyane, yari amaze guterwa icumu mu rubavu kandi ko bagerageje kumuvura bikanga. Yinjiye mu ihema rya se yayagaye cyane, abandi bamuha inzira aratambuka. Yarazi ko iyo ntsinzi bagiye kwishimira bateruranye nk'uko byari bisanzwe, amugeze imbere asanga amaze no kumutumizaho. Karakuka kanyuma yifuzaga gukoresha amusezera. Temba yaraje abonye se ukuntu ameze araturika ararira. Yaramwiyegamije, se aramubwira ati mwana wanjye ntukwiriye kurira kuko se apfuye. Nawe wishe base b'abahungu benshi, wagize imfubyi abana bakiri bato, abagore bagira abapfakazi. Nujya ubona utsinze urugamba, ujye umenya ko wasenye imiryango n'imitima ya benshi. Mwana wanjye nta keza k'intambara, ariko nanone nta keza ko guterwa. Twararwanaga ngo twereke amahanga ko tudakorwaho, ko dufite imbaraga kugira ngo azatinye kudutera. Ariko twagize n'umururumba wo gushaka kwikura ubundi bwami bwinshi turabutera. Icyakora nta cyasimbura amahoro. Uzaba umwami mwiza kundusha, umenye ko ukuntu umuturage yumva ariko n'umwami yumva iyo bapfushije umuntu bakundaga. Ntubabare kuko mpfuye, ahubwo babazwe n'abana bari kuririra base nishe mu ngamba narwanye. Amarira yabo niyo atumye iri cumu rinyinjira. Uwicisha inkota nawe niyo yicishwa. Yamaze kumubwira atya asohora kuka kanyuma arahwera. Temba koko yagiye kurira, mu mutwe ahita hazamo amashusho menshi. Yabonye abana benshi bari kurira baturiye imirambo y'abagabo yari yiciye ku rugamba. Yagize ngaho aravangiye kuko ntiyarasinziriye, yabonaga ibintu bidahari nk'uri mu nzozi. Yabonye amasore y'abagore bakiri bato babyaye rimwe gusa bari kumwita umwicanyi wabamariye abagabo. Yanabonye abakecuru bendaga kwiyahura barizwa n'abasore babo bari baguye ku rugamba. Kwihangana byaramunaniye araturika ararira, izindi ngabo zimuha umwanya ziramureka agaragaza agahinda kuko abyumva. Baratashye basubira mu murwa, bashyingura se mu cyubahiro mu mva zashyingurwagamo abandi bami. Yagiye ku mva zabo yibuka ijambo se yari yamubwiye ko abami bapfa kubera amarira y'abana baba baragize imfubyi. Aho kubabona nk'intwari, abari bashyinguye bose yabafashe nk'abagize abana imfubyi, bakagira ababyeyi incike, abagore bakaba abapfakazi. Nawe ubwo yirebye mu biganza, yibutse abantu yagiye yica umutima urahaba, yibona nawe ari kwicishwa inkota nk'uko yari yarayicishije abandi. Yari afite akana gato k'amezi 6, aribaza ati ubu ndamutse mpfiriye ku rugamba byagenda bite koko? Umwana wanjye yazakura atazi se, akajya amwumva mu mateka ngo yishe abantu benshi, yigarurira ibihugu. Mu gusoza ikiro yatanze itangazo ryageze ku isi hose. Yasabye ibihugu byose byari kumwumva kubana mu mahoro, bikagirana amasezerano y'iteka ko nta gihugu kizatera ikindi, kandi ko ikizabigerageza kizaba gishoye intambara ku isi hose. Abami bari bamukikije baje mu gihugu cye bagirana amasezerano, bemeranya ko ntawe uzatera undi kandi ko nihagira umwami ubirengaho, abandi bami bazamuteranira. Temba we yarengeje ati, mfite abasirikare b'intwari bamenyereye urugamba murabizi, kandi ni benshi cyane. Nzabaha amahoro ntabatera, namwe nimuzantere kuko murabizi ko nabarimbura. Ku mipaka yashyize abasirikare bari bazi kurwana kurusha abandi, abategeka kuzaharinda ubuzima bwabo bwose kugira ngo hatazagira abanzi barenga ku masezerano bakaza kubatera. Ibyo byatumye intambara zihagarara burundu, ubwami bwose bugenda bwiyunga. Yirereye umwana mu mahoro akura yitaweho cyane. Icyakora nk'umwana w'umwami yagombaga gutozwa no kurwana nubwo nta rugamba yateganyaga kuba yajyaho. Nyuma y'igihe uwo mwana yaje gukura. Umunsi umwe uwo muhungu wari umaze kugera mu myaka 23, barasohokanye bahagarara hagana ku marembo y'ingoro. Baganiraga baseka, umuhungu akagira ngo ni ibisanzwe. Temba aramubwira ati kandi mwana wanjye, umwamikazi niwe muntu ukomeye mu bwami bwose. Ashobora gutuma bukomera cyangwa se bugasenyuka. Nubwo umwami aba ari intare imbere y'abaturage n'abandi basirikare, akenshi yageze ku mugore wahinduka intama. Hari ubwo umwamikazi aba ashobora kumushukashuka ari babiri bari mu cyumba bonyine, agatuma umwami akora ibintu atatekerezaga, bishobora no kugira ingaruka mbi kuri rubanda agamije kumushimisha gusa. Kandi ntiyabyumvaga neza, yarategereje ko asoza kuvuga akamubaza icyo agamije. Akibyibazaho agiye no kumusaba ibisobanuro, umusirikare yaraje ahagarara imbere ya Temba amwereka ko amukeneye. Yaramwegera aramwongorera, Temba ati mwana wanjye, uhagaze aho ndaje dukomeze kuganira. Ndaje gato ubuganira n'abarinzi bawe, nanjye ngiye kumva icyo umusirikare acakira. Akimara kujyana nawe, haje abasirikare babagaho mu ngoro bamusaba kurira ku igare bakagenda. Yarababajije ati munjyanye he? Niko papa ategetse? Baramwihoreye bahita bamufata amaguru n'amaboko bamwuriza mu igare rikororwa n'ifarashi. Umusore yibajije imikino barimo, asubiramo ati munjyanye he? Nabwo baramwihoreye, abarinzi be babiri bamera nk'abatangaye. Umurinzi umwe yarabajije ati uyu mwana mumujyanye he?
abo basirikare bandi bahise bamufata baramuzirika, bafata na mugenzi we baramuboha, kandi agiye gusakuza bamushyira ibitambaro mu kanwa, baramuhambira, bamuzirika amaboko n'amaguru, bamutwara ku mafarashi. Yabonaga ntawe uri bumutabare kuko abo basirikare bose ari ababaga hafi y'amarembo kandi abarinzi be bari baziritswe. Baramutwaye agenda atekereza ati uko biri kose intambara iratangiye, data bashaka kumurika ku butegetsi babanje kunyica. Bakomeje kumutwara bihuta, yagerageza kureba inyuma bakamufata umutwe bakawurebesha hasi. Bakomeje urugendo rw'amasaha 2 batamuvugisha, bagera ahantu mu bisambu hatari hatuwe, kandi bwari ubwa mbere arenze ingoro kuva yavuka. Ahantu yari ageze ntiyarahazi na gake. Bageze muri ibyo bisambu akibifata nk'imikino, ariko yumva nk'umwana w'umwami washoboraga no kubaha amategeko akabasaba kumusubizayo kuko bose bakoreraga se. Yumvaga ari buze kubarega akabasabira n'ibihano. Nubwo bari bamushimuse, we yatekerezaga ko ashobora kuba akangisha icyo yari cyo. Nawe yari kuzaba umwami akumva ko afite igitinyiro, ntiyite ku kuntu bari bamuzanye nk'itungo rigira amahane. Ariko yaribeshyaga. Bamukuye ibitambaro ku munwa, ariruhutsa bareba mu maso umwanya munini. Yarirakaje baza umwe wari ukuriye abandi ati abagabo 8 mwese ntawe atinyuka kumbwira aho tugiye, mwasaze cyangwa iyi mikino murimo ni bwoko ki? Uwo musirikare witwaga Suniri yaramwegera amufata mu ijosi amucira mu maso, amukubita urushyi ruremereye, kandi yarababaye ashaka kurwana. Suniri wamurushaga imbaraga amuciraho imyenda y'ibwami yari yambaye, asigara yambaye akenda k'imbere kari gahishe ku myanya y'ibanga gusa. Yibwiraga ko hagiye kugira umuntu umutabara muri abo basirikare, akibifata nk'imikino rwose. Abarebye mu maso abona barakaye kurusha Suniri. Yashatse kubarwanya. Suniri yongera kumukubita urushyi ku buryo yumvise injereri mu matwi zimeze nk'iziri mu gitaramo kandi hakiri ku manywa. Yarababaye cyane, amarira amanuka ku matama. Yibajije icyo ari kuzira, mu mutima yiremamo icyizere avuga ati ngiye gucika nsubire ibwami. Uko biri kose bashaka gutera intimba papa kuko bazi ko ari njye muhungu afite gusa. Bose bari bubamanike kuko ubwami bwa data burakomeye. Aba ni abagambanyi bashaka guhiruka ubwami bwe kandi sinabyemera. Yashatse kwiruka bamukuruza imigozi agwa hasi. Suniri aramubwira ati niwongera kwikaza turakwica tugutabe mu mwobo turi bucukuza amacumu. Kandi n'amarira n'ikiniga ati none se muri kunziza iki? Mwibagiye ko ndi umwana w'umwami? Mwibagiye ko ari njye uzaba umwami nkabayobora? Bose bamusekiye rimwe. Suniri ahita akora mu gikapu bari bitwaje abahereza divayi waramureka baba bazinywa. Aho kugira ngo bongere kumutwara kuri iryo gare ryakururwaga n'ifarashi, bafashe imigozi bamuzirika amaboko, bayizirika no ku igare, baramubwira bati nutaza wihuta riragukururiza wikuba hasi. Bicaye ku mafarashi bagenda banywa divayi baseka, ntiyumvishaga impamvu y'ibyari biri kumubaho. Batwaye biruka, nawe agenda yiruka inyuma yayo kuko yaraziritse imigozi ku maboko kandi iziritse ku magare. Igihe agendaga cy'umugozi ukikwega, yari kugwa hasi amafarashi akagenda amukurura. Birutse amasaha 2, ageze harananirwa cyane, imbaraga zirashiragwa hasi, bagenda bamukurura. Babonye aguye hasi bagabanya umuvuduko kugira ngo adakubita umutwe kwibuye. Nyuma y'iminota 10 bamukurura, barahagaze. Aho hantu bahacanye umuriro waziritse, botse ibijumba n'ibirayi bari bacukuye muri ibyo bisambo. Banze kumuha wo babirya bonyine. Bwije bakihicaye batari kumuvugisha. Hagati yabo nabo ntibavuganaga cyane, kandi washakaga kuvuga yegeraga mugenzi we akamwongorera. Byari byamurenze, yayobewe bigiye kumukorerwa. Yari yihebye yumva ko agiye kwicwa. Babonye umwijima uje, bamuzirika amaboko n'amaguru bamukomeza kurusha uko bari bamukomeje mbere ngo adatekereza no gucika. Bamusukaho amazi akonje cyane gacika intege, bamunaga hirya baramwihorera, bo begera umuriro bariyoroza. Yararize arahogora, agahinda kenda kumuturitsa umutima. Yanze abo basirikare urunuka, nawe ariyanga. Mu masaha y'ijoro hagati baryamye ku muriro, babonye abandi bagabo bazaga bacanye amatara ya kera. Abo bagabo bari baturutse kure cyane wagira ngo ntibaziranye na ba Suniri. Bagihinguka hirya barababonye baza babasatira. Abo bagabo bari bayoboye n'uwitwa Yohani, arababwira ati ntabwo tuje kubarwanya, turagenzwa n'amahoro. Suniri ati ijoro mwerekeje he? Nabo bati twerekeje mu majyaruguru, twe tugura abacakara tukabagurisha kure cyangwa ubwacu tukabakoresha. Suniri amwenyura yabwiye abo bagabo ati none se mwaduteje imbere, hano tuhafite umusore, mwamugura mukajya mumukoresha icyo mushaka, ariko tukabanza kugirana amasezerano. Bataraza kandi yaratangiye gutora agatotsi, ariko byahise bimushiramo burundu acyumva iryo jambo. Yaribajije ati se n'imperuka yanjye yageze? Umuntu wari umwana w'umwami wari kuzaba umwami ninjye bagiye kugurisha nk'umucakara. Yashatse guca imigozi ngo yiruke, agerageza gukoresha amenyo. Suniri aravuga ati mumurike hirya muramubona mutubwira yo muduha. Bakimumurika yabonye ari kugerageza guca iyo migozi akoresheje amenyo, ahita asimbuka mukubita inkoni mu bitugu, kandi yari yaciriweho imyenda bamumennyeho n'amazi. Yashatse kubura umwuka kubera iyo nkoni, acika intege imbaraga zirabura burundu. Yabaye nk'utaye ubwenge gake, yari afite guhangayika, umunaniro wo kwiruka inyuma y'amafurashi amasaha 2, imbeho y'ijoro kuko yari yambaye ubusa, kuba bamukuriye nk'iminota nk'icumi hasi, afite n'inzara nyinshi, akongeraho gukubitwa atazi icyo azira. Ubusanzwe mu bihe bya kera kimwe mu bintu byatumaga habaho ubucakara n'intambara. Iyo ubwoko bumwe cyangwa ubwami bumwe bwatsindaga ubundi mu ntambara, bwafataga abantu babwo nk'iminyago y'intsinzi.
Abo bantu bamaraga iminsi bafunzwe cyangwa bakabohwa bakabafata nk'aho ari ubutunzi bwabo, bamwe bakoreshwaga imirimo abandi bakabacuruza. Hari n'igihugu byajyaga gutera ibindi bigamije gushimuta abantu no kubagurisha nk'abacakara mu bundi bwami gusa, maze iyo ntambara yaba irangiye abo bafashwe bagahita bajyanwa mu masoko cyangwa hari ibyambu byo kubatwara mu mayira y'ubucuruzi. Ndetse no mu gihe cy'amahoro abantu bashoboraga gushimuta abandi cyangwa bakabatwara ku mahoro. Habagaho abantu babaga barihaye inshingano zo gushakisha abacakara nk'ubucuruzi bwihariye. Bajyaga mu midugudu iciriritse bakajya ku bantu bakoreshaga abakozi bakaba baguramo bamwe bakabajyana cyangwa bagashuka abantu ngo bagiye kubaha akazi ahandi hantu. Muri ubwo bwami bwa Temba butarangwagamo intambara, abacakara barabaguraga bakabagurisha nk'uko baguraga indogobe cyangwa amafarashi. Amasoko yabo yabaga mu mijyi ikomeye, ku nkombe z'inyanja cyangwa mu masoko manini yambukiranyaga imipaka. Hari aho baguraga umuntu nk'uko wagura inyamaswa. Umucuruzi yagaragazaga bafite akabashyira ku murongo, rimwe na rimwe akabambika ubusa ngo umukiriya abone uko umubiri wabo uteye. Umugabo washakaga kugura umucakara yarebaga niba akeneye umuntu ukomeye ushobora gukora imirimo ivunanye kandi myinshi. Yarebaga ukuboko, amaguru, uko avuga n'uko agira umutima wo kwihangana. Umugabo yashoboraga kugura umucakara umwe cyangwa benshi bitewe n'ubushobozi bwe n'icyo yabashakiraga, nko kubakoresha mu mirimo y'aho atuye, y'ubuhinzi, ubworozi, ububaji, kurwana mu ntambara cyangwa no kurera abana be. Ntibatwaraga abagabo n'abasore gusa, abakobwa n'abagore nabo barabagurishaga bakajya kuba abacakara. Ikiganiro cyabaga hagati y'umuguzi n'ugurisha cyashingiraga ku bintu byinshi: imyaka y'umucakara, ubuzima bwe, ubushobozi bwe bwo gukora, ndetse n'ubwoko cyangwa inkomoko ye. Umuntu waturukaga mu bwoko bwari buzwiho imbaraga cyangwa ubwenge yagurwaga menshi. Hari ubwo abagabo bamaraga iminsi cyangwa amasaha menshi bagirana ibiganiro ku giciro cy'umuntu umwe gusa. Abaguzi b'abanyamafaranga menshi bari bazwi, abo bakaba bamwe mu bahingaga imirima myinshi cyangwa baranguraga abacakara bakabacuruza mu mahanga. Iyo babaga bemeranyije ku mucakara bari bugure, bamushyiragaho ikimenyetso cy'ubucakara nko mu gahanga, bakaba bakoresha icyuma gishyushye nk'icumu cyangwa inkota bakamushushanyaho akantu. Nyuma yo kwishyura, uwo muntu yafatwaga nk'umutungo, yagombaga kumvira abamutwaye akabakorera, ntahabwe umwanya mu muryango ahubwo agafatwa nk'igikoresho. Nyuma yo kugura abacakara, ababaguze babukoreshaga mu mirimo ikomeye harimo iy'ubuhinzi, ni ukuvuga guhinga imirima, kubiba, kuhira, kubagara, gusarura no gutunganya umusaruro cyangwa bakita ku matungo. Hari n'abakoraga mu bikorwa by'ubwubatsi, bashoboraga no gukoreshwa akazi ko mu rugo karimo guteka, kurera abana, gukubura, kuboha imyenda n'ibindi. Aka kazi akenshi kahabwaga abakobwa. Hari n'ubwo bajyanwaga mu kazi ko mu nyanja bakigishwa kuroba, gutwara ubwato, bakajya bambutsa ibicuruzwa cyangwa abacakara bagenzi babo. Mu ntambara nabo bajyanwagamo. Iyo bageraga ku rugamba akenshi bashoboraga gushyirwa imbere kugira ngo nibiba ngombwa ko ingabo zitsindwa baze gupfa ari bo benshi. Benshi mu bagabo baguraga abacakara babafataga nk'ibikoresho, nta burenganzira, nta jambo. Hari ubwo babwirwaga amagambo mabi, bakabakubita, bakabambura agaciro. Ariko hari n'abandi abantu bageragezaga kubaha abacakara babo, cyane cyane mu bihugu byarangwagamo urukundo, kandi bakubaha umuntu bashingiye ku bushobozi afite. Ariko nubwo byari bimeze bityo, kubaho nk'umucakara byari ubuzima bwo kubura uburenganzira bwo guhabwa amategeko nk'ahatari umuntu. Abo bagabo bari babasanze muri ibyo bisambu nijoro rero, Yohani wari ubayoboye yabwiye Sunil ati, mumuhambure mumuhagarike neza ndebe. Yaramusuzumye yabona ari igisore. Sunil yaramubwiye ati, uyu n'urugamba yarushobora, kuko yaje yiruka inyuma y'amafarashi amasaha 2. Yategetse umwe mu basirikare be kumuhambura akamuhagarika imbere ya Yohani. Kandi agahinda kari kenshi cyane, ariko nanone abona nta muntu umufitiye impuhwe. Yihagazeho yanga kongera kurekura amarira ye. Yohani akimubona yaravuze ati, ukuntu yihagazeho kandi yambaye ubusa, yakubiswe, yashonje, ndabona nta kindi ndi burebe, ahubwo mutubwire amafaranga mushaka. Sunil yaramubwiye ati, reka tubanze kugirana amasezerano kugira ngo nimuba muzayubahiriza tumubahere make. Yohani atangaye ati, amasezerano bwoko ki? Sunil ati, ikintu cyose muzamukoresha nta ribi uretse kuba mwamujyana ahantu hari kubera imirwano. Ntimuzatuma ajya mu mirwano yatuma haburira ubuzima. Ikindi ntimuzamwice, mu byo mwamukorera byose muzarinda ubuzima bwe. Yohani aseka cyane atazicwa n'indwara cyangwa yicwe n'ibindi. Njyewe sinzamwica, sinzanamugurisha, njye ubwanjye nzajya mukoresha mu mirima yanjye, yahirira amafarashi yanjye, anekere, anarinda urugo rwanjye. Abandi bacakara naranguye niho nzagurisha, ahubwo reka tumushyireho ikirango cyacu. Sunil yabitekerejeho aramubwira ati, ntugishyire mu gahanga, ugishyire ku kirenge no ku kuboko. Yohani yamubwiye ko ntacyo byamara, ko abantu batazabona ko yakimushyizeho. Aseka aramubwira ati, mfite imyenda yambarwa n'abacakara banjye, abantu bose bamaze kuyimenya, niyo nzajya mwambika gusa, iby'ibimenyetso si ngombwa. Kandi warerewe ibwami azi ko azasimbura se, yaragiye kugurishwa nk'itungo. Yari yaravukiye mu ngoro y'ubwami, bamwitaho mu buryo bwihariye. Akivuka abaturage baratumiwe bamenyeshwa ko havutse umuhungu kandi ko ari uzasimbura umwami. Aho kugira ngo umwami abwire izina rye, kandi yavuze ko azaba Temba wa kabiri, izina ryahererekanywaga mu muryango nk'uko ubwami bwahererekanywaga. N'ubundi ntawabashije kumwegera mu baturage bari baje, bamurebeye kure kuko umwami yamushyize hejuru ngo bamubone. Nyuma yaho yagumye mu ngoro kugeza ku myaka 26 atarigera asohoka.
nta muturage n'umwe ari kumubona yarakuze atarabaga no mu ngoro nibura ngo amumenye. Akivuka yatangiye kwitabwaho n'itsinda ry'abagore bari bashinzwe kumukorera amasuku, bakamutoza kandi bakagira n'abasirikare babaga babacungiye umutekano. Amaze gucuka ku ibere bamuhaye icyumba cye, cyari ahantu hihishe imbere mu ngoro. Cyo nicyo umwami yararagamo, byari hagati y'ibindi byumba abasirikare barinze icyumba cy'umwami bararagamo. Amaze gucuka ku ibere bamuhaye icyumba cye cyari cyegeranye n'icy'umwami yararagamo. Ibyo byumba byari hagati y'ibindi, bikaba ari iby'abasirikare bararagamo babacungiye umutekano. Yakuriye mu buzima bwo kudahura n'abantu benshi, atarenga ingoro, atagira uwo asuhuza uretse abamubaga hafi. Iyo habaga hari umuntu ushaka kumubona yaturutse hanze, wenda ari uwo mu muryango w'umwami cyangwa se umwamikazi, nawe bamukoreraga igenzura bakabanza no kumenya niba azi neza ubwami bihagije. Nta muntu n'umwe mu baturutse hanze y'ingoro washoboraga gutinyuka gutangaza ko yamubonye, kuko bitari byemewe, byari ikizira. Kugira ngo kandi atazamenyekana mu baturage mbere y'igihe, amazina ye nyakuri barayahishe, abaturage babwirwa ko ari Temba wa kabiri. Nta mafoto yabagaho ngo bamubona, nta televiziyo kandi nta ngendo yari gukorera mu bindi bice. Ntabwo bari barigeze bamubona akiri muto, bityo ntibari bamuzi na gake akuze. N'ubwa mbere yarabonye abo baguzi ba Yuwani, yibwiraga ko batamuzi, ko ari ubwa mbere nabo bamubonye. Yarabegera arababaza ati, murabo muri ubu bwami? Nabo bati yego, kandi muri iki gihugu niho tukujyanye, ntituhakurenza. Kandi ati mubizi neza ko mugiye kugura ari umwana w'umwami? Suniri yarasetse ati murumva ukuntu ari kubakanga? Yuwani atavuze ngo iki? Suniri aseka ngo ni umwana w'umwami da, byanditse hese. Kandi nawe yarirebye, yibutse ubuzima yari arimo ibwami n'ukuntu aho ngaho ameze, abona nta wabyemera. Yuwani yamukubise inkoni mu bitugu yiyongeraga ku yo Suniri yari yamukubise, aramubwira ati ngaho utaka nk'umwana w'umwami twumve. Ubwo se ari twe na so, umwami urumva ari nde? Kandi ati ni data. Yuwani ati wari uzi ko umwami yica agakiza? Ngaho tugiye kukwica turebe ko ari bugukize. Yagize ubwoba basaba imbabazi ati nimuce inkoni zamba ntimunyicare rwose. Yuwani aseka cyane atumva, niba uri umwana w'umwami birakureba. Abami baguhagaze imbere nibo bafite ubuzima bwawe mu biganza. Nushaka kuvuga ko uri umwana w'umwami, bakakubaza uwo mwami uwo ari we, ujye ubabwira ko yitwa Yuwani, kuko nijye ufite ubushobozi bwo kukwica no kugukiza. Uko bari 12, ni ukuvuga 8 barimo na Suniri na 4 barimo Yuwani, bamusekiye rimwe na batangira kumva nta gaciro na gake afite koko. Imbohe yari ikomeje kumwica. Yuwani aramureba aramubwira ati njye ubwo ngiye kukugura sinatuma ukomeza kwicwa nimba utaza no kurwarira mu nzira. Yasabye Suniri ko bamugaburira, bamuha ku birayi bari basigaje. Amaze kuryaho bamwambika indi kanzu iciriritse itari imeze nk'iyo yari yambaye iyo umwana wavuye ibwami. Inkweto ze barazicagaguye bamuha izindi, bamushyira mu ijosi ibinigi abacakara bambikwaga. Yuwani na Suniri bigiye ku ruhande bavugana bongorerana, bagaruka amushimira nk'aho amaze kumuha amafaranga. Suniri yaramubwiraga ati uyu mwana muguze azababera umugisha, mwebwe muzamukoresha mu byo mushaka byose. Kuko yagize imyaka 20 yaramaze kwigishwa amateka menshi y'ibihugu, azi indimi zitandukanye, azi kurwanisha intwaro, yize ibintu by'ubukamana n'iby'ubucuruzi. Murumva ko muguze umucakara muzima. Suniri na bagenzi be bahise burira amafarashi yabo barigendera baca mu kindi cyerekezo. Yuwani n'abagabo be bahise buriza kandi ku ifarashi basubira inyuma baseka bati umucakara arahagije, tuzamukoresha akazi twari kujya dukoresha abacakara 5, kandi si twe tuzamukoresha gusa, ahubwo azajya akorera n'abandi bamutugarurire nimugoroba. Mu gihe akazi kazajya kaba karangiye cyangwa se kabaye gake, azajya atizwa imiryango y'abakire baduha amafaranga. Bitabaye ibyo yaguma iwanjye akajya yita ku mafarashi, nabyo birabaye. Mu gihe kandi bari bamutwaye umutima waramuriye, yibajije ubuzima yari agiye kubamo. Ibyo bigabo byagaragaraga nk'ibifite imbaraga nyinshi kandi bizi kurwana. Byari bifite amacumu maremare n'inkota, bifite imiheto n'imyambi ku buryo atari kubona ko atinyuka no kubarwanya. Uretse n'ibyo bari bafite amaboko yabyimbye kubera kurwana ahantu henshi, ari abasore koko. Bahagaze kandi yabageraga ku rutugu, bamurusha uburebure, bamurusha n'umubyibuho. Yagiye yibaza ati se data zibiri kumbaho? Yanze kongera kurira boroga, amarira ashoka ku matama. Iryo joro ryose yagiye yibaza ibibazo byinshi. Yaribazaga ati se papa ari amahoro? Yaba ari kunshakisha? Baramutwaye bagera mu museke utambika urumuri rukaba rwinshi. Yuwani yasabye ko bahagarara, aramubaza ati harya umwana w'umwami? Kandi yari yatuje amarira yashize. Aramubwira ati oya, sinkiri umwana w'umwami. Yuwani aseka cyane ati none uri iki? Nawe ati ndi umugaragu wawe nyagasani. Yarongera aramuseka, aramubwira tugiye kubona ko uri umugaragu koko. Yafashe ibitambaro amuzirika mu maso, amuryamisha mu igare bakomeza kugenda. Bakoze urugendo rurerure, bongera kumukura ibitambaro mu maso abona ari nijoro. Ntiyarazi inzira banyuzemo izari zo ku manywa. Mu nzira bagenda bari bageze mu gasantere bagura ibyo kurya n'ibyo kunywa, banaruhukaho gato bakomeza urugendo bakiziritse atanariye. Inzara yari yose, inyota na yari nyinshi, amanywa yose yari yamaze atareba. Yuwani yamugiriye impuhwe, amusomesha ku mazi yari yitwaje, amuha n'akagati kamwe gusa bakomeza urugendo. Hagati mu ijoro nibwo bageze aho bari bamujyanye. Yuwani yari afite abandi bacakari yaraguze abavanye hirya no hino.
we na bagenzi be bamushyize mu bandi bacakara b'abagabo n'abasore bari we mu rugo mu cyumba kigari yabarazagamo mbere yo kubagurisha mu bandi bakire, kandi yabagiyemo bamwakirana yombi bishimye. Yasanze barakiriye ubuzima baganira bagakesha ijoro. Mu cyumba hari harimo itara ku buryo barebanaga mu maso, nawe yarinjiye baramubona babona ukuntu yari yahindanye asa nabi. Bari bamaze kurya bose banze kuryama, bari bahangayitse basa nk'abari gusezeranaho kuko batari kuzongera gupfa kubonana, kandi bari bamaze igihe bakorana kwa Yohani barabaye inshuti. Ubusanzwe Yohani yaguraga abacakara hirya no hino akabacuruza ku bantu babifuzaga. Iyo yabaga afite imyaka yereye mu murima, abo twakwita nk'abo yabaga yaranguye, yabanzaga kubakoresha bakamusarurira, hanyuma yamara kubakoresha uko abyifuza agahamagara abakiriya bakaza guhitamo abo bagura. Abenshi muri abo bacakara yabaga yarabaguze ahandi hantu basanzwe ari abacakara, akungura abari bababereye ba sebuja. Abandi we yabaguraga iwabo mu rugo cyangwa se akabagura ku nshuti zabo, abandi babashimusa akabagura buboro. Mu gitondo abaguzi bari kuza bakagura abo bashoboye, abasigaye bakaguma bari kumukorera. Kubera ko bari bamaranye icyumweru baganira, basaga nk'abo babaye inshuti zikomeye cyane ko bari bahuje ibibazo. Kandi akibageramo yari afite ibibazo byinshi byo kubabaza, yifuza kumenya imibereho y'abacakara iyo ariyo. Iwabo bagiraga abagaragu bakoreraga umwami, ariko umwami we ntiyategekaga umuntu kumukorera. Abakoraga iwe baba abagaragu n'abaja yabaga uburenganzira bwabo, akabakoresha imirimo mike kandi akabasezerera mu gihe babaga babyifuza. Yabakoreraga ubukwe mu gihe babishaka, bakabana nabo bashaka, kandi akabahemba nk'abakozi bahoraho. Kandi ntiyarazi ibigendanye n'ubucakara bwabaga mu gihugu cyabo, kuko yabonaga bitandukanye n'abo bagaragu bakoraga iwabo. Abo bacakara bose nta n'umwe wamubonye ngo abe yanakeka ko ari umwana w'umwami, kuko yari yahindanye cyane. Nawe yari afite isoni, ntiyari gutinyuka kubivuga kuko bitari bimwanditseho koko. Yatangiye kubaganiriza arababwira ati njye ahantu nturuka nta bintu by'ubucakara bibayo. Bamubajije aho ariho nuko yisanze ari umucakara, ashaka ibyo yababeshya. Yababwiye ko yagurishijwe n'inshuti ze, ko nta kindi yazize. Baramwizeye nabo batangira kumubwira byinshi yari akeneye kumenya. Abari aho hari impamvu nyinshi bari baragizwe abacakara. Bamwe bari barabayeho kubera ubukene. Umuryango wabaga ukennye cyane washoboraga kugurisha umwe mu bana akiri muto kugira ngo ubone icyo urya. Umucakara agurwaga amafaranga menshi ku buryo umuryango umutanze wasigaraga umeze neza, cyane ko babaga bamugurishije by'iteka mu gihe ubwo atabashaga kwikura mu bucakara, cyangwa se bamugurishije batagiranye amasezerano ko bazajya kumubohora ku bucakara mu gihe runaka. Ni nk'abagize uwo muryango babaga bavuze ngo nta bushobozi dufite bwo kwita kuri uyu mwana, reka tumugurishe tube dusigaranye abo tubasha kurera. Abo bana bato cyane cyangwa b'urubyiruko bashoboraga kugurishwa ku bagabo bafite ubutaka bunini, amatungo menshi, inzu nyinshi, cyangwa ibindi bikorwa byakeneraga kwitabwaho n'abakozi benshi. Kandi abo nibo bagurwaga amafaranga ahagije kubera ko babaga bagifite imbaraga. Abandi babaga bacakara mu rwego rwo kwishyura amadeni. Hari aho umuntu yagiraga ideni rinini ryamunanira kuryishyura, bigatuma uwaririmo amufata akamugira umucakara, agakora amwishyura, cyangwa se akamujyana ku isoko bakamugura akishyura iryo deni. Wasangaga abagabo benshi basiga imiryango yabo bakajya kuba abacakara mu gihe runaka kugira ngo bishyure amadeni babaga barimo. Iyo umugabo yabaga ari mu ideni uwaririmo ntamwigirire umucakara, wasangaga ari mu byago byo kutazabohorwa ngo asubirane n'umuryango we yabaga amugurishije. Hari nubwo habagaho ubugambanyi cyangwa uburiganya bwo mu muryango n'inshuti, umuntu akisanga mu bucakara iwabo cyangwa inshuti ze bamubwiye ko bamurangiye akazi ka kure ku bandi bantu, nyamara bamaze kwishyurwa. Bisangaga bagezeyo bakagurishwa nk'abacakara cyangwa bagakoreshwa nkabo. Benshi bajyanwaga mu bindi bihugu, cyane cyane abagore n'abana. Ntibyari byo muri rubanda gusa, ahubwo no muri politike byari byemewe. Hari igihe byabaga ari nk'igihano cy'ubutabera. Hari aho umuntu yaziraga icyaha runaka nko kwiba, kwica, kugomera igihugu cye cyangwa ibindi, agakatirwa igihano cyo kugurishwa nk'umucakara. Kandi yamaze kubyumva asanga we byabayeho wenda nko mu buryo bw'ubugambanyi. Suniri na bagenzi be bakaba bari bamugurishije ngo babone amafaranga menshi. Bageze nka 9:30 zo mu gitondo bakiganira, ibiganiro bitangira kugabanuka, bamwe basinzira bicaye, abandi begeka imitwe ku bikuta, birangira bose basinziriye. Kandi we yarahangayitse cyane ananirwa gusinzira, atumva ukuntu umusore nkawe bari bamugize umucakara muri ubwo buryo, kandi yarahoze ari kizigenze bwami, ari nawe ari kuzasimbura umwami akabusigarana. Bwarakeye mu gitondo Yohana abaha imigati myinshi cyane ngo barye bahage. Bamaze kuyirya abandi abasohora hanze mu nzu asigazamo Kani wenyine. Abo bandi bageze hanze basanga hari abakiriya benshi bari babategereje. Baraje bihitiramo buri muntu bitewe n'amafaranga yabaga afite. Hari abacakara bagurwaga make kuko bagaragaraga nk'abadafite imbaraga nyinshi cyangwa bakuze, abandi bakagurwa menshi kuko bari bakiri bato kandi bafite imbaraga. Yohana uwo munsi yagize umugisha, bose arabagurisha barashira. Yagarutse aho Kani yari yicaye yashobewe, yaramubwiye tukwiriye kubyakira. Kumbera umucakara nicyo kintu abacakara bose bifuza, wakabaye uri kwishima. Kubera ko umucakara wanjye muha uburenganzira bwe, arya ibyo ashaka, akanywa ibyo ashaka, akarara ahantu heza kandi agakora amasaha make. N'ubundi abazankorera iteka ryose akankorera adahembwa. Ntabazashaka umugore ngo bazangora. Urumva ntamufashe neza ntabampombye? Kandi ati no gushaka umugore ntibyemewe. Yohana atekeretse nawe ari umucakara wanjye, umwana wanyu nawe akazambera umucakara.
ibyo byo biremewe rwose kuko naba ndi mu nyungu. Yahise akomeza ati ahubwo reka nkubwire uko akazi kawe gateye, sinyikuvunishije uzajya ubyuka mu gitondo wite ku mafarashi yanjye. Kandi yagombaga kujya yagaburira ibyatsi bibisi akabanza kubihonda ngo byorohe akabona kubishyira mu kiraro. Yagombaga no kuyuhira. Amafarashi yirirwaga cyane mu gitondo na nimugoroba. Umucakara yajyaga ku iriba cyangwa ku mugezi akazana amazi mu kibindi akayasuka imbere y'iriba ahantu habaga harakozwe ikibumbiro ngo zijye zihashokera. Muri ako gace Yohani yari afite iriba yafukuye ryavumwagamo n'abaturage bari bahaturiye. Aho hantu imbere yaryo yari yarakoze ikibumbiro aho amafarashi yashokeraga, kandi niho yari kujya yasuka akazuhira zose. Gusukura ifarashi ubwabyo byabaga ari akazi katoroshye. Amafarashi bahitagaho mu buryo buhoraho burimo kuyahanagura no kuyatoza, akaba akazi ko gusukura amaguru n'inkweto zayo kuko amenshi bayambikaga inkweto ngo adakandagira mu mabuye agakomereka. Yohani yamusobanuriye byinshi birimo kumenya iyo arwaye, ikeneye kubangurirwa, uko yagombaga kwita ku zikiri nto, uko zafatwaga mu bihe by'imvura no mu bushyuhe, hose akamenya uko azitaho. Ku bijyanye no kuzitoza ho yamubwiye ko azajya amufasha. Amafarashi yatozwaga kutagira ubwoba kuko amenshi yifashishwaga mu rugamba. Uwo mwanya yahise amutegeka kuzijyana ku iriba akaziha amazi yo kunywa. Yamutungiye agatoki amwereka aho riherereye, aramubwira ati nusangayo umuntu arahita amenya ko uri umucakara wanjye bitewe n'uko wambaye. Naba ari kuvoma araguha umwanya wuhira amafarashi yanjye mbere kuko iriba ni iryanjye. Natabimenya umubwire ko uri umucakara wanjye kure kuzohere. Kandi yari yaratojwe ibindi bintu byose ari umuhanga, ariko ibyo kwita ku mafarashi no kuvoma amazi mu iriba ntiyari abizi. Yohani yamuhaye ikintu kimeze nk'ikibindi cyari gikozwe mu biti, agenda atazi uko ari bugikoresha. Yamanukanye amafarashi yageraga ku 8, ageze ku iriba abona hejuru hariho ibuye ryakuruzwaga ibiti. Yari ari kuriya rivanaho, arebyemo hasi ntiyabona amazi kuko yari kure cyane. Muri ako gashanga iriba ryari riri, Yohani yari yaracukuye umwobo muremure cyane, ku mpande hazamura amabuye kugira ngo rikomerere rizamara iminsi, hejuru asigaho akantu kameze nk'umunwa yafungishaga ibuye. Mu gihe arakirunguruka byamucanze yabuze aho ahera, yabonye umukobwa wazaga amusatira. Uwo mukobwa ntiyaraje kuvoma. Yari ageze akimubona aramusuhuza, aramubaza ati niwe waje kuhira aya mafarashi ya Yohani, none se bakuguze he? Kandi ati sukungura nuko nshimuta, nagambaniwe n'abantu b'inshuti zanjye bangurisha inaha. Uwo mukobwa ati nta kundi, ihangane rwose, niko abantu benshi bisanga babaye abacakara. Kandi yaramwibwiye amubaza izina rye n'icyo yaraje gukora aho ngaho ku iriba. Umukobwa ati nitwa Kezia, nshaka kubumba ikibindi kinini cyane icyo tuzajya dushyiramo divayi mu gihe dufite abashyitsi benshi. Papa mbwiye ko hano hari ibumba ryiza, ndavuga nti reka ndebe ko rihari. Kandi tuzi kubumba, nawe ati nabyize nkiri muto. Papa yantoje ibintu byinshi bitandukanye, kandi icyo kibindi nijye uzakibumbira njyenyine. Icyo abandi bazamfasha ni ugukura ibumba no kurigeza mu rugo. Kandi ati ndumva ari byiza, none se amazi bayavoma bate ko nabonye ari kure cyane? Ese ubundi harimo amazi? Kezia ati ni ubwa mbere ugeze ku iriba? Nawe ati yego, iwacu twavomaga ku migezi yubatswe n'umwami. Kezia yaramusetse ati zana icyo kibindi nkwereke. Yakiziritse ku migozi yari ifashe ku biti byari biteye aho hafi, ayizirika mu ijosi ryayo, ayohereza hasi adaha amazi, amusaba kuzamura. Yaramubwiye ati nuko tuvoma. Basukiye amafarashi aragotomera, kandi yongera kugerageza kumanura iyo nkangara yari imeze nk'ikibindi, amazi yanga kujyamo. Kezia yongeye kumwereka uko bikorwa, ageze aho arabimenyera. Yagize amatsiko yo kubimenyaho byinshi, kandi abura ahera amubwira ko ari umwana w'umwami w'icyo gihugu. Yaramubwiye ati nabanaga na mukuru wanjye na mama gusa. Yamubwiye n'agace yaturutsemo, amarira azenga mu maso arakomeza ati najyanye n'inshuti zanjye gutembera, zimbwira ko ari umuntu ushaka umukozi. Kubera kubura akazi kandi iwacu dukennye cyane, nazisabye kumuza nawe, zimpuza na Yohani ntazi ko agiye kongera umucakara. Yazihaye amafaranga menshi cyane, antwara avuga kandi njye mucakara ukiri mutaguze muri uyu mwaka. Nabuze uko nsubira inyuma kuko yahise anzirika amaboko n'amaguru. Yashyize ibitambaro mu maso kugira ngo ntarebe aho turi guca, nisanga hano ntazi aho twanyuze. Nubwo yaramubeshye, Kezia yamugiriye impuhwe aramubwira ati birambabaje kubona umusore nkawe agirwa umucakara ubuzima bwe bwose, ariko humura ntiwumve ko uri wenyine. Yohani ni umuntu mwiza, iyo ukoze akazi yaguhaye arakureka ukaruhuka. Nitujya duhurira hano ku iriba kuko uzajya uza 2 ku munsi, tuzajya twiganirira umbwira ubuzima bw'iwanyu nanjye kubwira ubw'inaha. Humura uzisanzura uzagera mu byakire. Kezia yamusezeye asubira kureba se wari umwe mu bakire bakomeye muri ako gace, amubwira ko ibumba rihari kuko ko yaribonye, asaba abakozi babo gutangira kurizana mu rugo. Kandi nawe yari yatashye, ageze mu rugo asanga ubwatsi bwo kugaburira amafarashi buhari. Yohani yari afite abandi bacakara benshi bitaga ku yindi mirimo, icyakora akabareka bagataha mu ngo zabo. Abo bari bamurimo amadeni barananiwe kumwishyura. Byasaga nkaho kandi bamworohereje bakamukuriraho akazi ko kwahira, ariko siko byari biri kuko akazi yarasigaranye nako kari kenshi. N'ikimenyimenyi yaravuye ku iriba ananiwe cyane, kandi Kezia yamufashije. Yibazaga ukuntu ahubwo ariko wananiwe yatamufasha. Yari agiye guhonda ubwatsi ako kanya, yamara kuhonda akabugaburira amafarashi, kandi saa 11 akaza gusubira akayaha amazi akanayasukura. Ku mugoroba nabwo yagezeyo ahahurira na Kezia n'abandi basore 3 bari baje kwikorera ibumba. Abo basore bo bikoreye ibumba baragenda, Kezia asigara aho ngaho.
kandi yagerageje kuvoma bibanza kumugora. Keza yasubira yamwereka uko abigenza. Noneho yarabimenye, Keza yatangira kumuganiriza. Yaramubajije ati ubundi iwanyu haba hameze hate ugereranyije n'inaha? Nawe ati iwacu ni heza, nta misozi haba, abantu babona ko bakundana, bagira umutima mwiza, uretse ko haba n'abagome nk'abangurishije, bakora akazi ko guhinga no korora intama. Nanjye nari umushumbi wacu, ariko nyine byarangiye inshuti zanjye zingurishije. Ubu wenda iwacu wasanga bazi ko ndi mu kazi, batazi ko naje kuba umucakara. Kandi yamaze iminsi myinshi igera muri 40 aba kwa Yuwani, ubuzima bugeze aho buramurambira. Yibazaga niba asaza aho aherereye nuko abayeho bikamuyobera. Yaribazaga ati ubuse data ni muzima, yaba akiri umwami se? Yigeze anshakisha, yumvaga akumbuye iwabo cyane. We na Keza bari barakomeje guhurira ku iriba, baribereye inshuti zikomeye. Yari yaramaze kuzuza cya kibindi yabumbiraga iwabo, kandi we n'ubundi nta kazi kenshi yagiraga kuko ari umwana wo mu bakire bakoreshaga abakozi benshi. Iyo kandi yabaga yaje ku iriba, yaramufashaga bakuhira amafarashi vuba, barangiza bakaganira akabona gusubirayo. Kandi yamubwiraga ibinyoma gusa kuko yatekerezaga kumubwira ko yaturutse ibwami kandi ari umucakara, kumva atabona uko abimusobanurira. Nawe yarabizi ko kuvuga ko ari umwana w'umwami ubwabyo hari abari kubyemera koko, ariko bakaba bamwica kugira ngo umwami azabure umusimbura. Ku ruhande rumwe yumvagamo nk'umwami w'ahazaza, ku rundi ruhande akumva yaratsindwa azapfira mu bucakara. We na Keza batangiye kujya babwirana amagambo meza. Keza yagashinduka ari kumubwira ati uranganiriza nkabikunda, mba numva nahorana nawe, ariko sinifuza ko ukomeza kuba umucakara. Nifuza ko wakoresha izo mbaraga zawe ukiteza imbere, ukabaho mu buzima bwawe ukigenga. Kandi nawe ati wambereye umugisha, watumye menyera kuba umucakara nubwo nta keza kabwo, umbera inshuti kandi ukomeza kumba hafi. Nifuza kuva muri ubu bucakara, icyakora sinifuza ko kujya kure. Keza ati none se ujya utekereza kuzaba uvamo ute? Nawe ati maze iminsi myinshi mbitekerezaho. Wowe uzi ibyerekezo by'inaha, ese waba uzi inzira yanjye z'ibwami? Nshaka guhungirayo. Numvise ko umuntu ugeze ibwami akamutakambira akamubwira ko yarenganyijwe mu buhoro akamukura mu bucakara. Keretse iyo yagiye mu bucakara ku mpamvu zo kwishyura amadeni, yarakoze ibindi byaha cyangwa yaratanzwe n'umuryango we. Kandi njye si iwacu babiteye, si uko nakoze icyaha, kandi si uko ndi kwishyura amadeni, ni inshuti zanjye zangurishije. Numva ngeze ibwami nabwira umwami akanyumva. Nkumbuye mama cyane, nifuza kongera kumubona. Mbabarira undangire inzira nanyuramo nkajya kumureba. Keza yaramubajije ati nugera wese uzanyibuka? Kandi ati nzagukumbura cyane. Ningera ibwami umwami akanyumva akambohora ku bucakara, nzagaruka kukureba ku mugaragaro nisanzuye. Nzi neza ko tuzasubira. Keza ati ngaho binsezeranye. Umusore yaramuhobeye aramubwira ati mfasha nshike, ningera umwami akanyumva nzakora uko nshoboye ngaruke kukureba. Keza yaramubwira ati kwa Yuwani ndahazi, ahantu yororera amafarashi ndahazi. Ujye mu nzara z'amo amafarashi mato, uce mu idirishya riri hejuru ku gikuta cy'iburyo. Ugerageze umanukire ku migozi ku buryo utari busimbuke ngo bakumve. Numara kurenga werekeze mu cyerekezo cy'aho izuba rirasira. Numara kugenda amasaha nk'atanu, buraba bumaze gucya. Nturabura abantu bazi inzira bakakurangira ibwami. Kandi yarazi aho izuba rirasira. Nubwo hari kuba ari nijoro, yari kugenda muri icyo cyerekezo. Kwa Yuwani habaga y'abarinzi bake muri iyo minsi biryamira ku marembo. Aho inyuma ntibahageraga. Mu masaha y'ijoro hagati yanyuze mu idirishya ryari hejuru cyane mu nzu ifarashi nto zararagamo, amanukira ku migozi agera hasi, afata icyerekezo cy'urasirazuba arahunga. Yagiye yiruka atekereza ati ningera kwa data ngasanga akiriho, arishima cyane kuko araba yongeye kumbona. Ndabizi uwahora nshakisha yarambuze. Yamaze kugenda nk'amasaha 2 yiruka, inyuma yumva ifarashi ivuze. Yarahindukiye ngo arebe, abona urumuri rw'amatara. Yahiye ubwoba arushaho kwiruka, avuga ati ni Yuwani n'abantu be bankurikiye. Yageze imbere abona abandi bagabo bamutangiye. Yarahagaze burahanyura ngacike, bahita bamufata, nabo bandi b'inyuma baraza. Yatunguwe no kubona ari Suniri nabo abagabo 7 bandi, bose hamwe bakaba 8 bari baramugurishije. Yarababajije ati mwamenye mute ko ngiye gucika? Muba hehe? Ese muri abakozi ba Yuwani? Ubundi mugamije iki? Data aracyariho? Suniri yongeye kumukubita urushyira urusha imbaraga urwambere yari yaramukubise, aramubwira ati ntuzigere wongera gutekereza gucika. Twakuretse ngo banze kugenda amasaha 2 yose n'amaguru, ariko ukiva kwa Yuwani twakurebaga. Wibwiraga ko uhunze birangiye, ariko umenye ko hano hose wowe tuba tukureba. Niwongera tuzakwica. Ahubwo tugiye kukubwira ibintu bibiri uhitamo kimwe. Ari uko kugurisha ahandi hantu mu kindi gihugu no kugusubiza kwa Yuwani butaracya, urahitamo iki? Kandi nuhitamo gusubira kwa Yuwani, urisubizayo wenyine, kuko nuca mu zindi nzira turaba tukureba turakwica. Cyangwa se uhitemo tugume hano tugushakira abakugura bakujyane mu bundi bwami, aho bazajya bagukoresha akazi kavunanye amanywa nijoro. Ukaba uzi ko aho uzajya hose uzadusangayo, wagerageza gucika tukaba turi kumwe. Kandi byaramucanze, arababwira ati ndasubira kwa Yuwani, ariko mumbabarire mumbwire, ibi data arabizi, aracyari umwami? Sunira amukwena ati umwami wawe ni Yuwani. So niba ariho cyangwa atariho simbizi, niba ari umwami cyangwa atakiriho simbizi.
mu gihe uri kumwe nanjye mva nkubereye umwami, waba uri kwa Yohana akaba akubereye umwami, kuko muri icyo gihe uwo muri kumwe niwe ufite ubushobozi bwo kukwica no kugukiza nk'uko umwami yica agakiza. Kandi yarihebye arababwira ati reka nsubire kwa Yohani. Yari amaze kubona ko ntahazacikira. Kugira ngo Yohana atamenya ibyabaye nijoro akamenya ko yagerageje gucika, akaba yamwihanira cyangwa akamukubira akazi kakaba kenshi, yasubiyeyo yihuta. Gusa yahangayikishijwe n'uko basunira ibyanga bikunda bashoboraga kuba bakorana nawe bari kuzabimubwira n'ubundi. Yaragiye yururira ku migozi yari yasize ku idirishya, yururuka yitonda asubira aho yararaga. Kubera ko amafurashi yari amuzi, yayanyuzemo ntiyavuga. Yagombaga kubyuka ajya mu kazi, agakomeza ubuzima bwo kuba kwa Yohana yitaho. Ikintu kimwe cyari kimushimishije ni uko nibura yari kujya ahura na Keza inshuro nyinshi. Nadusoreje igice cya mbere cy'iyi nkuru y'umuhungu w'umwami wagizwe umucakara, ntucikwe n'igice gikurikira. Niba dukomeje kubana duhurire muri komenti, like nyibone kandi udufashe ukore subscribe.